RIB yafashe umwana w'umukobwa uri mu kigero cy'imyaka 23, mwumva ni umwana ukiri muto cyane, ariko yafashe amagambo ashyira kuri status yiwe ya WhatsApp. Murabizi ko abantu bandikaho ibintu biva mu marangamutima yabo cyangwa bivaye mu mvamutima zabo kuri status zabo, ariko uyu muntu we yagaragaje imvamutima itari nziza yo kugaragaza ingengabitekerezo ya jenoside. Uyu Muhayimana rero nk'uko RIB yabitangaje yitwa Muhawenimana Caritas, akaba afite imyaka 23, akaba yari umukozi wo mu rugo mu karere ka Kicukiro, Nyarugenge, mu mudugudu wa Kavumu, muri serire ya Nonko, muri Nyarugunga, mu murenge wa Nyarugunga niho yakoraga akazi ko mu rugo. Aho yakoraga kwa Roza Kabatayi, na nimero ya telefone RIB yayishyizeho, ariko akaba yagaragaje amagambo mabi kuri iyo status yiwe avuga ati: muzibuke bene wanyu abatutsi ni inyenzi, tugomba kubica bagashira, ye nzibuka abahutu. Mwumva aya ni amagambo akomeye ku mwana w'imyaka 23. Ntabwo yagombye kuba avuga amagambo ameze gutya, ngo muzibuke bene wanyu abatutsi ni inyenzi, tugomba kubica bagashira, njye nzibuka bene wacu b'abahutu. Utekereze amagambo y'umwana w'umukobwa ufite imyaka 23 utekereza kwica mu gihe nk'iki, noneho agatekereza ati tuzabice. Se hazabica we nande bazafatanya kwica abo bantu? Ni ibintu biba biteye agahinda n'umubabaro kumva umwana ukiri mutoya nk'uyu afite ibitekerezo, noneho ugasanga ni umukozi wo mu rugo. Buriya abakozi bo mu rugo murabizi baba barera abana bakiri batoya, hari n'igihe babashyiramo imyumvire cyangwa bakabatoza imico ikiri mibi cyane, barayivanye iwabo cyangwa se barayivanye ahandi hantu birirwa bagenda, kuko abakozi bo mu rugo murabizi bagendagenda ahantu henshi hatandukanye, bakaba bayishyira no mu bana, noneho ababyeyi bakayoberwa aho iyo mico abana bayikura, kandi bayikura muri abo bakozi bo mu rugo. Uyu mukozi wo mu rugo rero nk'uko babivuga mu makuru ye, bavuga ko aturuka Nyanza, mu karere ka Nyanza, mu Busasamana, mu murenge wa Busasamana, muri Nyahumure, ubwo ni akagari, n'umudugudu wa Gatare. Akaba yari afite papa we, nta mama we agira, kandi akaba ari umwana wa 5, akaba ari umwana uvuka mu bana 5, akaba ari we mukuru. Uko amakuru abivuga rero, mama we akaba yaritabye Imana, we akaba ari umwana w'umukobwa nyine mu bana 5, niwe mukuru, ubwo urumva niwe mfura. Noneho mama wabo akaba yaritabye Imana, akaba bafite papa wabo gusa. Urumva nimba umwana ari we mukuru wabo, urumva afite imyaka 23, afite barumuna be, kuba afite imyumvire nk'iyi ntabwo ari ibintu bishimishije, ni ibintu bibabaje byo guhashya, ahubwo byo guhangana nabyo cyane. Numva ko u Rwanda turacyafite ibintu byinshi byo guhangana nabyo. Noneho nimba umwana nta mama we agira, afite papa we gusa, mwumva bari gushakisha. Deja nta nubwo yarize agera mu mwaka wa 4 primaire, niko amakuru avuga. Ntabwo yabashije gukomeza kwiga, aho yaje gushaka akazi muri Kigali, akaba yari afite akazi ko mu rugo. Noneho murabizi icyunamo cyatangiye ejo, ku munsi wo gutangira icyunamo nibwo we yishyiriye aya magambo kuri status ku itariki 7, aho kugira ngo atekereze ibintu byubaka, ahubwo we yishyirira amagambo ahungabanya abantu kuri status yiwe, avuga amagambo ameze gutya ati: njyewe nzibuka abahutu, ntabwo nzibuka abatutsi. Arangije ashyiraho n'amagambo akomeye ngo tubice tubamare. Numva ni ibintu
bigoye kubyumva ku mwana w'imyaka 23 ufite ibitekerezo bimeze gutyo. Ibyo byose hari abantu baba barabimushyizemo ntitubazi, ariko baba bahari. RIB buriya nibikurikirana izabitubwira, izabitangaza, ariko ntago ari ibintu byo gushyigikirwa. Nk'uko umuvugizi wa RIB Murangirwa Thierry yabitangaje ubwo aherutse kuvugira kuri RBA, ndumva ari umusibe ejo, nibwo yavuze ati abantu b'ibyamamare, abantu bagira abantu benshi babakurikirana, namwe mukwiye kugira uruhare mu kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside cyangwa no guhashya jenoside yakorewe abatutsi. Avuga ijambo rikomeye cyane, arababwira ati nimba mukurikirwa n'abantu benshi muri iyo miziki, mu byo mukora kuri platform zanyu mugakurikirwa n'abantu benshi, mukwiye abo bantu benshi babakurikira kubereka ko cyangwa se kubakangurira kurwanya jenoside n'ingengabitekerezo yayo. Aho yabitangaje, ndetse aravuga ati kutabirwanya cyangwa se kutabikora ni ukwibagirwa aho igihugu cyavuye. Kugira ngo nimba mwibuka neza ahantu igihugu cyavuye ahantu hakomeye cyane mu bwicanyi ndetse n'urwango rwabibwe igihe kirekire. Namwe mukwiye kwigisha abantu, mukabigisha gukunda igihugu, mukabigisha kwanga ikibi, cyangwa se mukabigisha mukurikije uburyo babakurikirana, noneho mukabigisha ibintu rwose byabagirira umumaro, ndetse mukabigisha n'amateka y'aho igihugu cyavuye, ndetse mukarwanya. Murabizi ko hari platform nyinshi zibikora, zigashyiraho amateka rwose y'igihugu, yaranze igihugu, ndetse bagashyiraho n'umwanya wo kwibuka, bagashyiraho umwanya w'ubuhamya. Hari platform nyinshi zibikora, kandi ni byiza. Niko Murangirwa Thierry yavuze, Dr. umuvugizi wa RIB yakomeje avuga ngo kugira ngo igihugu kigire amahoro, ni uko abantu b'ibyamamare, tuvuge nk'abahanzi, abantu bafite platform zikurikirwa cyane, ni uko bajya bagaragaza ko barwanya ingengabitekerezo, kandi bakerekana n'umusanzu wabo mu kurwanya jenoside yakorewe abatutsi n'ingengabitekerezo yayo. Rero icyo ni ikintu gikomeye Murangirwa Thierry yavuze, kandi koko nibyo. Nimba uwo muziki uwukora abantu bakishima bakanezerwa, uwo muziki wawe ukwiye no kubabwira ibyo ngibyo bakabimenya. Ukwiye kubabwira aho igihugu cyavuye, ukabibutsa, kuko hari abantu benshi bagukurikira bakeneye kubimenya, bakeneye no gukangurirwa kureka ibintu bibi. Rero icyo ni ikintu gikomeye cyane Murangirwa Thierry yibukije abantu b'ibyamamare bakurikirwa cyane. Icyo twavuga rero cyane ni uko abantu bagifite ibitekerezo nk'ibi ngibi bya muhawe n'Imana, ni uko bakwiye rwose guhinduka, ibitekerezo byabo n'imitekerereze yabo igahinduka, bakavana urwango mu mutima, ndetse n'umuco wo kwica ukava muri bo, kuko ntabwo ari umuco nyarwanda. Dukwiye guharanira ubusugire ndetse no kwishyira ukizana bya muntu, nk'uko duhora tubishishikarizwa. Ni uguharanira ko ibyabaye bitazongera kubaho. Ubundi umumaro wo kwibuka ni uguharanira ko ibyabaye bitazongera kubaho. Ikindi ni ukwibuka. Kwibuka ni uguha agaciro abakambuwe. Murabizi ko muri jenoside yakorewe abatutsi abantu bambuwe agaciro kabo, bitwa amazina mabi, bitwa amazina y'inyamaswa, bakicwa ndetse nabi urubozo. Niyo mpamvu rero iyo tubibuka tuba turi kubasubiza agaciro bambuwe. Ikindi duharanira kwiyubaka, duharanira ko ibyabaye bitazongera kubaho ukundi. Ikindi mu kwibuka ni ukwibutsa abantu amateka y'ibyabaye, abantu bakibuka ibyabaye, kuko abantu ntibabyibuka, bakibuka ibintu byabaye, bakibuka amateka yaranze u Rwanda, bizabatera
kuvuga bati ibi ngibi byongeye kubaho, ibi ngibi byongeye kubaho ese byagenda bite? Abantu bakagerageza kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside ndetse n'imizi yayo yose bakayirwanya bivuye inyuma, kubera ko nta cyiza yatugejejeho, nta cyiza yagejeje ku banyarwanda, ahubwo usanga yaragejeje ku bwicanyi bw'indengakamere, ndetse murabizi ko ibikomere biracyari byinshi mu banyarwanda. Rero nshuti bavandimwe, dukwiye kugerageza rwose kwigisha abantu, tukabigisha ibibi by'ingengabitekerezo ya jenoside, tukabigisha kuyirwanya ndetse bivuye inyuma, tukabigisha kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside bivuye inyuma, tukabigisha ko ibyabaye bidakwiriye kongera kubaho. Cyane cyane abana bakiri batoya bakwiye kwigishwa, abana bakiri batoya bakwiye kubyibutswa, ndetse n'abakuru nabo bakabyibutswa ko bakwiye kwigisha abana kwitwara neza, ndetse n'imyitwarire myiza n'imvugo bakwiye gukoresha mu bantu, cyangwa se no mu gihe nk'iki ngiki cyo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi. Imana y'amahoro rero ikomeze kubana namwe, dukomeze twibuke twiyubaka, kandi mukomeze kugubwa neza. Amahoro y'Imana abane namwe.